Wese nubuko tubirimo. Nibiko tubirimo. Nabaye mu bihe bingoye. Ndetse kugeza naho numva nanjye niyanze. Ukumva mbese aho ubuzima bwawe buri, ukumva intambara ibigeragezo urimo, ukabona no kumana utasubira no mu rusengero, ukabona gusenga utabireka, David nabiciyemo cyane. Itonde gacere dafite manzo nyumve. Iyo uri muri 38 nta muntu wagusura. Iyo uri muri 38 ntaho wahamagara ngo ufite ikibazo. Ariko mba 38 irangiye barakugemuriraga. N'abari abanzi babaga bakunze. Ngo tubujya twara gusengeye. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, Imana yo yakubona ikabona uruti bishongore, ikabona uruti bikwerere. Ukireba mu mitima, iyo Imana igutabaye abantu babonaga ko ariho wari mwiza. Iyo uri mu kigeragezo nta muntu ubonaga ko uri mwiza, abantu bose babona uri mubi. Ariko buri kintu cyose Imana kijyana igihe. Umva ibihe ndimo nta wabireba, kuko uyibirebye ugasanga umuntu ari mu kigeragezo ukamubyinira ashayiwe. Hari indirimbo rero ntago njya gusenya umuhanzi wayiririmbye, ariko ngiye kubaza ikibazo. Ntamuhanzi ndamukunda nkatasha no kumusura igisenge. Hari umugore aririmbye ngo umurira abafilisitiya bagucaniye birahindutse nibo bawugiyemo, naho we haba wawucaniye birahindutse nawe uzawujamo we. Abantu rero bukumva barayicuranze, abantu bakajaho umuziki bakigezwaho, abantu bakawubyina ngo umurira abafilisitiya bacanye, igihe kirageze ngo wawusimye we haba wawucaniye bizagenda gute? Nawe uzawujya. Weho uzagira gute? Tekereza nawe ari. Ariko Bibiliya iravuze ngo cura ibintu byose. Yego, kandi guhera uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo wari uri mu bihe Imana igushize mu gihe. Kugira metere mwiza nka Yesu, wiga na karate zo mu mwuka. Karate buriya nta metere ufite sentiri ikomeye nka Yesu. Buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza. Bose mwamuherereye mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasoje kanambwira ko mbakunda makunda cyane mvuye ku mutima, ndakunda cyane mvuye ku mutima. Sinakwicara n'uyu muntu muri kubona imbere za kamera za Gonarike Plus. Uyu muntu ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi w'Imana, ni umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Niho twaje gusura mu karere ka Burera, niho twicaye, twaje kugana ku bintu byinshi dore ko abantu bamwe bagiye bamukurikira ahandi ku mashusho menshi agiye atandukanye. Uyu munsi rero twagira amahirwe yo kuganira nawe, tukagana ku byubaka abantu mu buryo bw'umwuka, tukagana ku jambo ry'Imana, ndetse tukareba n'umukirisi muri iyi minsi uko akwiye kubaho, ndetse n'umuhanuzi muri iyi minsi, ndetse n'ibitangaza Imana igenda imukoresha. Muri iyi minsi abantu dusigaye dufite ikibazo, dusigaye dufata ibitangaza by'Imana tukabiharira Satani cyangwa se tukabitwerera Satani, tukibaza se koko Imana ntagiye ikora. Uyu muntu twaje gusura ni umuntu Imana ikoresha ibitangaza, imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye. Yasengeye abantu benshi bagiye batandukanye, yagiye afasha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi no tugiye kuganira nawe, ndagushishikariza gukunda kino kiganiro, ukagikurikira cyose ukagisoza kugira ngo tuze gufatana nimero yiwe ku bakeneye kuvugana nawe. Hanyuma n'abatinde cyane reka mwakire. Yego. Jacques. Yego David. Mezute. Ndashima Imana. Ndakwakiriye hano. Yego. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha kubwo kutwakira no kuduha ikaze. Nizere ko Imana nawe kurinze kandi ndabonera cagukomeje. Amahoro. Yego. Hanyuma rero nkuko wari usanzwe umenyeye ukuntu tuganira, abantu bashaka kwita ibibazo tesika aribwo bwambaje kuri Gonarike Plus, cyangwa se yaho uzagana na David. Nibyo twaze tuganira kuri Gonarike TV. Uyu munsi Imana ikiduhaye Gonarike Plus, tuvuze teka twenge tuze kuganira nawe. Nyaboneka uyu muntu twaje gusura ni umuntu udasanzwe umurimo w'Imana, yagiye asengana n'abantu benshi. Hanyuma rero Jacques, ninatangira ibintu byinshi, sibyo byinshi, reka ngusaba maze dushyira imbere y'Imana mu sengesho rigufiya, kuko n'abantu basigaye bakunda ibintu byihuta. Yego. Rigufiya ariko rifite y'amagambo akenewe. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, uri umurengezi, ushoboye byose, ntawarwaye imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Uradukunda turabizi, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Rero natwe turi imbere y'ubwiza bwawe, twagukunze natwe twaje kugushaka uyu mwanya, turi imbere y'itaraniro Data twese ry'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bose mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu twongeye kugushimira ko wongeye kuduha uyu mwanya, izina ryawe nirishimwe. Duhagaritse abazima n'abadayimoni rero baturoga muri uyu mwanya. Reka buri muntu wese ukurikira iki kiganiro abone neza n'umugisha biturutse wowe mu ijuru, kandi ababoshwe babohoke, abarwaye bakire. Nyiringabo turaje kugira ngo Data wa twese uyu mwanya twongere tuwuhuriremo tuganire nawe. Amajwi yayanda twongorera rero Data wa twese nyagora ku ngoma ntaje kure yacu. Reka wohereze marayika turinde, reka wohereze marayika tugote Mana, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaho rero hagararana natwe mu iki kiganiro, uturinde gitangiye mpaka gisoje mu izina rya Yesu.
Yesu amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu. Urakoze cyane. Umeze ute? Ndashima Imana. Jacques nari ngukumbuye mu by'ukuri. Ku ruhande rwanjye nari ngukumbuye pe. Nanjye nari ngukumbuye ko twahurukanaga mu mwaka washize 2025. Rero ubu turi muri 2026. Ubwo urukumva ko igihe duherukanira n'iki gihe turimo urukumva hashize igihe kirekire. Ariko dushimye Imana ko turi bazima. Ndashima Imana igihe duherukanaga igihe twaherukanaga nyine. Mbonye ukiri wa wundi. Oya ntago nahindutse. Mwiza uri smart. Usa neza ugaragara neza. Ntago nahindutse. Ndacyari wa wundi kandi nize ntashidikanya ko nzahinduka. Nzagumya ndi wa wundi ntago nzahinduka. Hamwe n'Imana ntago nzahinduka. Yego. Ndabyibuka ikiganiro cya mbere twigeze gukorana kuri Rwanareke TV nubwo uyu munsi turi kuri Rwanareke Plus waje wambaye costume ugaragara neza. Ikibazo cya mbere nakubaje cyari Kro timbwiza ukuri bisobanuye iki ko umuhanuzi yaba yasa neza cyangwa se yagaragara neza mu bantu. Ura rero iyo uri umuvugabutumwa n'agasura umuhanuzi kenshi na kenshi twagiye tubwira abantu nakubwiye ukimbaza n'ikintu yakigushubije dufite umupastori akutubwiraga ngo niba ugiye kubwiriza ubutumwa agenda usa neza kuko ibyo uri buvuge baheraga ku maguru bari kukureba kugira ngo bare iyi Imana arimo kutubwira ko we itagize gute itamutabaye. Niyo mpamvu rero nabwiye Imana kugira ngo mbere ya byose nishira umudayimoni w'iki wo kwambara sibyo buriya ntago wakwambara mu rugo waburaye ibyo ntibishoboka urumbanye ubwo ntanaje kugura ikoti mu rugo nta biryo bigize gute biri habyumvise rero kwambara neza k'umuhanuzi ubundi muhanuzi wese nitegeko kwambara neza yego abatanabizi baranavuga ngo abahanuzi baribona ariko ni ngombwa cyo Imana kugize cyo kigendere ko ari gihe kizagera kigahagarara. Jacques yego hari abantu batinya kuvuga ko ari n'abahanuzi. Yego ndaguha urugero kubera iki abantu batinya kwita abahanuzi cyangwa se kuba kuvuga amazina yabo ko ari abahanuzi. Yabajya nko gusengera nk'umuntu akagenda yabitse ngwenda nka Bibiliya mu mufuka w'ipantaro abonye banayishyira muri sentire yagira akahita kabika akavatinya akabira kanye nkabika muri sentire. Urabizi kuyibika kuri sentire? Yego ndabizi cyane. Kubera iki abahanuzi bamwe ibyo bintu bakunda kubikora? Ni ukuvuga ngo abantu nta cyizere bifitiye kuko niba wifitiye icyizere arega maze imisi mbigera abantu niba no kuvuga ngo iyo umuntu asambanya aziraga ko yasambanye umujura akazira ko yibye siko bimeze umwicanyi akazira ko yishe n'umunyamasengesho agomba kuzira ko yagize gute ko yasenze. Erura rero iyo ufashe Bibiliya ukayihisha bivuze ko iki uri gukeza abame bangahe babiri kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo biragatsindwa ngire bisubiremo ukora abame bangahe babiri. Niba ari Imana dukora twerure rero gufata Bibiliya mu ntoki nasone byiza gute biteye. Rero impamvu abantu ndabihuza na bya bintu abantu bamaze imisi barimo ngo uramenye ngo ntugatanga ubuhamya ngo uvuge iyo wavuye ngo biringerere oya bivuge utinya kuvuga iyo wavuye kubera iki niba waravuyeyo wabivuze. Impamvu rero abantu batinya kuvuga iyo bavuye nuko baba bafite gahunda kuzasubirayo. Niba ari umusambanyi bivuge vuga uti jewe Imana ngiriye neza inkurahana nuramuka rero uvuze ko Imana gukuye muri ko busambanyi uzaba werureye wa musore nanga wa mukobwa waga utekereje ko muryamana. Arabavuze ngo abagore ngo biyi minsi ngo basigaye barabuze ubwenge ngo nigute umugore aza akavuga ngo nge narasambanaga ngo banko ntago yikure zindi dayimoni z'ubusambanyi nk'abagabo b'ibigoryo baza kumutereta. Urasura kureba David nta babonye imbaraga zo kuvukuza kwaturira hari ahantu nangwa se ahantu uvuye ngo nje narasambanaga sibyo ngo hagira umuntu guhamagara akakubwira ngo gaho tubikore ngo wemere ntago byashoboka. Impamvu rero abantu batinya gutanga ubwo buhamya nyine bagatinya no kubivuga nuko baba bakibikora baba bakigenda bakajya kubikora. Iyo rero ukigenda ukajya kubikora ntago wavuga ngo ibi nibi awujya ubwo nyine urahisha none wasenya ibyintu ukora se ntago byashoboka. Niyo mpamvu rero abantu benshi nababandi batinya guhamya Imana babandi batinya guhamya ko ari abahanuzi babyumvise nuko baba batari bo. Naho niba uri umuhanuzi ukaba wiyizeye haba Imana aravuganye nawe akaba hari cyo hano kigasohora akaba ko kuzi neza ko ari Imana muvuga atari dayimoni utinyira iki kuvuga ko uri umuhanuzi. Aba bitinya rero ntago ari bo ari ikindi. Jacques yego hari igihe wigeze kuba mukumvura akarariye Imana kubamo nkumva ndayirakariye cyane. Aha byo byagenze buri hari igihe uhura n'ikintu kandi uvuga ari kubona Imana iki kintu kibaye uri ukumvura rakaye. Impamvu ngo baje kino kibazo ni nk'abantu baba badukurikiye mbanya ngo nabo bakuremo niburi somo ryabakomeza mu rugendo mu bintu bari gucamo. Hari igihe umuntu aba ari gucamo ibintu ariko nawe ntasobanukirwa ibyari byo akibaza ati se Mana ko wavuganye nanjye
ukabwira Jean Claude ko ari umuhanuzi akambwira ibyanjye Yego. ariko nkaba nkigeragezwa ubutaha nkaba nkiburimo Yego. bagira ngo abantu badukurikiye nabo babyigira bavuga ati nubwo Jean Claude ari umuhanuzi tariko hari uko yambutse bino bintu nawe byamugeza ari umuhanuzi none nanjye mana mfashe nanjye nambukiye ibi bintu niyo mpamvu ngo baje kino kibazo rero ibi by'abantu birabakomeza ni ukuvuga ngo buriya hari ibihe umuntu ageramo akibaza akavuga ati ese mu by'ukuri harya uyu munsi narasenze ese ni imana nakoreye ukumva urakariye iki urakariye imana bitewe n'ikibazo rugize gute wari uhuye nacyo sibyo urugero ushobora wenda nko kurira kubona ukabona umuntu araje yaburaye ati nsengera ukanamusengera bikemera akanabona ibiryo ukaja kuburara ukanyita wibaza ni ukubera iki ubundi nsengera abandi bagasubizwa nje ngasigara hashubijwe ukibaza impamvu ukavuga ati ariko none mundi mana wantabara ariko muri no minsi munangase muri uyu mwaka guhera mu kwa mbere yego natangiye ari kubwira abantu ngo buri kintu cyose imana kigeneye igihe cyacu kandi igihe cyurimo niba igihe wagezemo ari icyo gice cyo kuganya nica amaganya hari umuntu wanditse ku sitati yanjye igihe mu gitondo arambwira ngo ariko ngo nukubera iki nguru postinga amagambo ngo garimo amagambo ngo gukakaranga amaganya ndamusumita mwandikira nabwira ngo buri kintu cyose imana kigeneye igihe cyacu ntago nubundi wahora uri guseka anyira amagambo igeze gupostinga nafata umuvandimwe nyine nawe waranyandikiye urambwira ngo nimbireka kubyandika ariko buri gihe cyose kigiraga igihe cyacu hari igihe cy'umunezero hakaba n'igihe cy'umubabaro n'ubundi iryo jambo rikugendana naryo hari igihe wapoza kinyamugisha ngo nikiza nta kinyamuvumo kizabuza umunyamugisha kuwakira nta kinyamuvumo kizabuza umunyamugisha kuwakira nganga washaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ko nta muntu n'umwe ushobora gutangira umugisha wawe ariko arabigerageza bakabirwanya barabigerageza nyine bakabirwanya sibyo rimwe na rimwe bikanababera ko byanabibana bigezeho wabyumvishe rimwe na rimwe bakanabigeraho sibyo ariko ntawe ushobora gutangira icyo imana yakuvuzeho nta muntu utangira umugisha ikintu bakora barawutinza sinzi andi magambo ya postinze niba barwanye ngo niba ari iki nayo ngiyoza amagambo yakura he kujya postinga no kuvuga ngo hari ibintu umuntu acamo imana igeze mu buhanuzi irambwira ngo abantu bambaye imyenda munsi sibyo bambaye imyenda yanduye munsi sibyo hejuru bambariraho imyenda mizima ariko munsi bambariyeho iki imyenda yanduye mu rugero irambwira ngo nimfate ibyuma bibiri bino duhatisha ibirayi duhatisha ibitoki indiga mbe reka mvuge icyuma umushyo bitewe naho uherereye hari umushyo hari icyuma hari n'indiga sibyo bitewe naho uherereye ni ukuvuga ngo irambwira ngo nibifate ibyo byuma mbishyiremo umufuka ndagira kubishyira mu mufuka irambwira ngo fata ipantaro nzima ndayambara ngereka ipantaro ipfuye ngereka ipantaro ya kabiri nziza muri ya pantaro ipfuye nshiramo ibyuma wabyumvishije mu rusengero bamba ikanzu ndambara nja kuvuga ubutumwa ndangije ndababaza ngo mbese ko twirirwanye oya Jacques yego ntago byumvise neza nari mvuze ngo imana yigeze mu butumwa mu kwezi kwa munani umwaka ushize iramwe ngo genda umbwirire abantu ngo sibyo bambaye imyenda myiza hejuru kandi munsi bambariyemo imyenda igize gute yanduye irambwira ngo genda ubabwire ngo kandi barimo kureba ku buranga bw'inyuma ariko ku mutima ntibahashobora noneho bagafata abantu bagakwiye kuba bakaje imbere bakabashira inyuma bakazana abadakwiye bambaye ya myenda bivuze ngo hari ikindi kintu cy'inyuma bari kugira gute bari kureberaho rero namwe ngo genda umbwirire abantu ngo abo twicaranye abo tugendana nibo bicanye ni nabo bagambanye uwo mwicaranye tukabana David ibyuma byujujemo kugira ngo ninde aba ku ruhande uhita untera cacu ndashaka kumva hano uvuga ngo wajyanye ibyuma mu rusengero ndangije nzaguha ka video kabyara umuntu nabonye agafite nzakamusaba niba kigafite nzakakwereka noneho mfata ipantaro ndayambara irambwiye ubwo uko imana ari yabimbwiye kunyine kubikora fata ni wacu kandi nabutanze harwe n'ahandi fata ipantaro ndayambara sibyo ndangije kuyambara mfata indi iyacikaguritse isa nabi nayo nyishira hejuru yandi nziza abyumvishije hejuru ya indi yacikaguritse imbi isa nabi shiramo ibyuma bibiri kimwe ngishira hano iburyo ikindi ngishira ibumoso hejuru nambara indi pantaro nziza ibyuma byica cyangwa se bihati birayi iki nyine nagutera ugahita upfa yego sibyo ndangije hejuru yayo sibyo shira indi pantaro nziza ndaza mfata umupira sibyo mwiza agapira keza cyane ndakambara hejuru nshira ikindi gipira kigize gute gishaje wabyumvise hejuru y'igishaje shira ishati nziza
na karuvati ndafunga nta muntu ugeze umenya ko iyo myenda nyambaye n'abapasitori twinjiranye ritari twazamukanye ritari ahera nta muntu ugeze amenya ko ibyo bintu mbifite hejuru nshiraho ikoti ndagenda nageze ku rusengero nkuramo ikoti nshiraho ikanzu iwacu mucangirikani twambara amakanzu yego nshiraho ikanzu nja kuri iki nja ku ruhimbi bampa mwanya wo kubwiriza nta muntu uzi ko ibyo bintu ngize gute mbifite babyumvishije ngisoza kubihanura sibyo ako kanya diregiti ibyo nahanuye nk'uko Imana yabimpaye nk'uko Imana yabivuze byahise biba icyo gihe rero umuza gupostinga yego nuko byahise biba mu rusengero gute njye narangije gutanga ubutumwa nyuma y'ukwezi kumwe ubuhanuzi butangira gusohora ibintu biraba abahangana barahangana abarwanya abandi barabarwanya abicana baricana intambara zirakomera nanje izo ntambara zingeraho abyumvishe izo ntambara zingeraho bikomeye ndetse ntabwo ngo bikomeye byumve urukumva rero bivuze ngo ikintu cyose ubona kuri iyi si nuzabona muti nanditse kuri seti yanjye nanjye byatumije kuntekereza ibintu byinshi icyo gihe rero nari ndi mu bihe binyemera gupostinga ayo magambo igihe nanjye ndakubwira ati nyabuneka urambwira ngo ni inkureho sitati ariko buriya warampohoteye kubera ko nico gihe nabaga kize gute nico gihe nabaga ndi reka tubwire aba bantu badukurikiye yego buriya ngo biba byiza umwanzi wakumuhisha ko wababaye oshi byiza kumuhisha ko wababaye sibyo hari ukuntu ujya witwara ukamwereka kutababaye ariko hari n'igihe nkoherereza ijambo kugira ngo umenye neza hari umuntu wese gupostinga aravuga ngo kandi ngo abanzi banje ngiyo mbose itinze akantu kabi bagira ngo ko mbese ko kudurira ngo kubera ko mungiraga nabi mugira ngo nimwe ndi kugira gute ngo nimwe ndi kubwira kandi mu byukuri ntago ari bari kubwira ariko mu byukuri mba nashatse kugira ngo nkubwire ubiki ariko abantu barakaze ngo iyo upostinze akantu yego iyo upostinze akantu katari keza wowe kandi uri umwanzi wawe ukakareba uhita ugumenya yuko ari wowe mbwiye kandi rimwe na rimwe atari wanagize gute atari weho nabwiye nuko ubundi gahunda zigenda nuko ubundi ibintu bimeze ahubwo muri iyi si nukwiberaho ukavuga utereka niberaho mu buzima busanzwe niberaho ndi kwisekera kuko n'ubundi abanzi bo nakangari yego hanyuma Jacques reka twigarukiye ku murimo w'Imana ngiye nkuzi uri umuhanuzi ufite icyumba cy'amasengesho ndetse Imana yagiye gukoresha n'imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye nimba ivuga nka kuko ndakuvuga nk'umuntu usanzwe ukuzi umuntu twasenganye umuntu tumaze kubana igihe kirekire navuga ati ntago ari igihe gitoya yego Jacques iyo urebye umurimo w'Imana muri iyi minsi ubona umurimo w'Imana uhagaze gute umurimo w'Imana muri iyi minsi rero uri ku munzani abakozi b'Imana bari ku munzani abantu benshi bari gupimwa kandi nimvuga guco ndabamvuza abakozi b'Imana umurimo w'Imana n'ubundi ugaragarirwa mu bakozi bayo sibyo kuko buri wese ku murimo we afite icarico buri wese ku murimo we afite uwo yitwa we sibyo rero muri no minsi umurimo w'Imana uri ku munzani witwa gakwege abantu bafata iminzani barawuzi cyane barabaza uwo munzani uwo munzani witwa gakwege ni umunzani ushiraho ugasakuza wabyumvishije niyo mpamvu abantu bise bitwa abakozi b'Imana bari mu nduru n'urusaku rugize gute rukomeye umurimo w'Imana muri no minsi rero ni uwo gusengera cyane ni ibintu bikomeye cyane kuko Satani yibasiriye abakozi bayo niyo mpamvu abakozi b'Imana niyo mpamvu Imana yo ari igomba kurengera abantu bayo ikarengera n'umurimo wayo kubera ko iyi minsi turimo ni iminsi mibi nigaze rimwe Imana igeze ijambo tubwira ati ijambo rigiye kuba ingume abantu muzashaka mwumva ijambo ry'Imana mugire gute muhabure abantu muzajya dore muri kwanga gusenga Imana igeze impano ubundi buhanuzi rambwira ngo genda umbwirire abantu ngo binshakire umwanya ngo bishakire Imana umwanya urumva rambwira ngo genda umbwirire abantu ngo ubabwire ngo mwiyinshakire umwanya kuko nje ninza kuwushaka nzakora kuco bakunze ibyo bintu sinzi ni buri kubyumva kubera igihe mpamvu nyine ndashaka ngo dusobanure nanjye iyo wari natinze kuvuga bantago mba nabyumvise no kuvuga ngo uzarebe kuvuga ngo nshakira umwanya wowe inushakira Imana umwanya ngo okay ndi mu kazi sinjya gusenga nzajya gusenga nabuze iki akazi cyagiye Imana izahita kuraho ka kazi kugira ngo uboneke mu masengesho bishatse kuvuga ati uyu munsi nagize akazi kenshi sinabonye ukuntu njya gusenga ayo ni amakosa inama itunguranye sinabona uko tujya gusenga ibyatunguranye ibyo birumvikana ariko niba ufite akazi dafite sibyo ukaba uzi neza ko ukora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu banyamara ushobora gufatamo umunsi umwe utandukanyije no ku cyumweru vuga ngo uyu mwanya nihereranye n'iki nihereranye n'Imana
sibyo ariko hari abantu benshi muri no minsi badashaka kumva ko baje gusenga ngo insengero ziri kure zikinguye ziri kure yego ariko hari n'abandi babuze aho bagira gute basengera baserereye bari mu rugo ariko bati cyadufashe hagakinguka barateze bararuha bageze aho baricara kubera ubushobozi bivuze ngo igihe cyagiye kiramba ry'Imana ryo yova ngo rizaba ingume cyagize gute cyarabaye mu Rwanda ijambo ry'Imana ryabaye iki ingume wabyumvishe rero niyo mpamvu buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu hanyuma ikindi kintu ndimo kwibaza kubera ko abantu ni ikibazo mumaze iminsi ngendana kubera ko abantu basigaye bumva ko Imana itagikora ibitangaza bagafata ibitangaza by'Imana bakabitwerera Satani urugero nkawe Imana igukoresha ibitangaza usengeye nk'umuntu arakize cyangwa se arabyaye cyangwa se irafite ibibazo byo mu mutwe Imana irabikoze kuba ko wamusengeye bakahita bavuga ati reka da uriya muntu ntabwo ari imbaraga z'Imana zimukoresha bwo afite hano akura imbaraga arakantu mperutse kubwira abantu ni kuri sati yanjye nanone nagashize bwira abantu ababwira ngo umuntu kwitaho ntukazemere kumuhomba kuko niwemera guhomba umuntu kwitaho hari igihe ejo hazaza undi ariko uzaza sibyo ntabwo azaza ameze nka wa wundi sibyo wari ukwitayeho bisobanuye iki rero David uyu munsi wana niba twicaye ahangaha sibyo akaba abantu bari kubona ko Imana idashoboye gukora sibyo bakumva ko igikuri gukora ari iki ari Satani nta mbaraga afite mbihagaze ko ntazo sibyo nubwo bavuga ngo Satani aranakora pe arakora ariko niwemera ko afite ingufu hazaza zigukoreshereza bisobanura kubiterwa n'iki kugira ngo batwere Satani imbaraga abantu barakamutse uri kubwira abantu ngo kuko Imana izantabara agahita akubwira ngo ibyo twabyumvise kuva kera waje kubwiriza umuntu agahita akubwira ati njye nasenze ko bwabembere kera cyane waje kubwira umuntu utareruye ati zaharera muzigabanyizo twateza arahagije wavuga uti muhaguruke duhereze Imana icubahiro rwamagana rwatewe nzahuke nyakwigendera bagahita bakubwira bati nuko mwaje muhazi wabyumvishije urumva bashiramo igisirimba abantu bagasirimba ijambo ry'Imana ryageramo bakareba ku minota ngaratinze wabyumvishije nico kiri kubitera abantu bamaze kubona ko Imana itagifite iki imbaraga ahubwo mumva ko ibibaye byose ari Satani wabikoze urugero runindi buguhe abantu tubanaga nabo tukabana nabo dukennye twakira bakavuga ngo uvuye ikuzimu nibyo ubu niba utarambaraga iryo koti mu minsi ubwo biba bakubonye bavuga ati ahantu ntubona njyewe nigeze gukora urugendo bwa mbere rwa mbere ngiye muri Kenya mvuyeyo baravuga ngo nagiye gucisha ngo kugira ngo mbone imbaraga muzo kongera guhanura kubera iki se kubera iki kandi Imana kandi babivuze niba abandi n'ubundi bashaka kuhe mu masengesho David abantu niba ari abantu babi bariho ni abantu bagiye kugasambe gusenga muri babi 100%. Abantu basenga nibo babi nibo bari kwera igerageza abandi bagenzi babo Imana ikuvuga aho bari kumva Imana ikavuga iti David ugiye kuba gucana ugiye kugura inzu ugura imodoka waba wayiguze ngo wagiye kuzimu wabyumvishije David Imana ikavuga iti ndwaye umurima wawugura ngo yayirwa karatubura kandi Imana bivuga bari kugira gute bari kumva bajya amasengesho nibo babaye babi ni nabo bari gutuma Imana itakitwa Imana niyo bari gutuma ibitangaza by'Imana akabaye gukora nibo bari gutuma Imana abantu bavuga ko atariyo ariko David ni urugero nk'urugero turasenga turwana ku gasambe Imana ivuga urukumva nuja kumvuga abatasenga bo bazamvuga ibingani ikibazo sinone rero bareke kubeje ngo Satani ni mwebwe mwayihaye intebe ntabwo Satani yizanye Satani utamwemere kwinjira iwawe ntabwo yazanye niyo mpamvu rero abantu basigaye barabona ko Imana nta mbaraga ifite imbaraga zifite Satani ese nk'ubu Jakoro yego ubu iyo nk'uba kubwira ati uvuye ikuzimu ubyitwara mute ni ikibazo njewe iyo umbwiye gushaka nkubwira ngo nawe uzajeyo ndavuga ngo nawe uzajya uzane nk'ibyo nagize gute nk'ibyo nazanyeyo ko nta n'ikindi kintu nakubwira harega tukaze ni wowe umaze kubimbwira uko mbwira ati ntukareke umuntu ukugize gute kubabaye sibyo ariko se nkubaza ikibazo none umuntu naza akakubwira ati David gucyo wagiye kuzimu mvuyeyo musubiza ko uvuyeyo dore giti niyongera rya kabiri uhita umubwira uti uzaze nawe ngira gute kujane nta jambo azongera kuvuga zaceceka harega David abantu bari kudukundira iki turimo ntago badukunze ico kibazo nigeze ku kibazo umuntu ejo bundi abantu nta twebwe bakunze iki turimo rero niba bakunze iki turimo urukumva neza niba umuntu yaraje icyo ari gushaka ntahure n'irari ry'ibyo ari gushaka ntago uwo muntu azakuvuga neza
bari kuza bateguye ibintu byo mu bahanurira hakaza batinje nagiye kandi ko baramanurira ibingibi yahagera rero yakumva ibyo umuhanuriye bitandukanye n'ibyara ari gushaka hagahita avuga tura nta muhanuzi ugize gute umurimo kubera ko irari rye n'ibyo umubwiye ntibigize gute ntibihuje niyo mpamvu rero abantu muri no minsi utapfa ku biragoye abantu batureka uko tubayeho tube uko tubayeho kandi nabo birinde kigiye kuko igihe ntari cyo kujenda kandi igihe cyo gusenga niba rero utegereje ko mutuye ari nje uzagusengera wowe utasenze ntabwo nzagusengera niba utizeye menya ngo nje sinzakwizerera ngo usubizwe ntabwo bishoboka iyisiwe iyizerere uvuga uti ibyo ndimo ndabizi naho abantu dafite we abantu bararwaye wabyumishije bagira imyaka barwajijwe n'abarwayi n'ubundi ibaze kuba urwaye akaba ari n'umurwayi none ugize gute muri abarwayi babiri ubwo warwaza undi ninde nuworohewe kurusha urembye cyane niba barwaza mwese muri abarwayi hamwe musenga imana mu bantu igukuriremo umuntu imana iguha umurwaza utagize gute utarwaye n'abantu benshi bararwaye abantu ni indembe ibintu byarakomeye David ibintu ntabwo byoroshye ariko ndikubwira abantu ngo bakomere hanyuma Jacques yego tugiye gufata akanya k'ijambo ry'Imana mu kanya sibye ko najyo turi buze kuritindamo cyane kuko tukaba dufite nk'iminota mike hagati y'5 n'10 yego ntago ari akanya karekani nka ya mpamba y'urugendo yego cyane cyane ko abantu iyo badukurikiye gutya baba basize akazi kabo kugira ngo babanze batwumve tugomba kubabohora ahubwo reka twigire kuri iki kintu Jacques yego hari abantu badukurikiye bafite ibibazo byinshi bakeneye Imana bakeneye guhura nayo bakeneye kumva ubuhanuzi bakeneye kumenya amakuru y'Imana bagambiriyeho Jacques kandi nawe uri umuhanuzi n'ukuri kw'Imana sinzi ko uzi ko ibyo bintu bijye biba ku bantu kumva umuntu akeneye kumva ijwi ry'Imana yego oya natwe turarikenera cyane neza ari umuganga wivura nta muganga wivura hari igihe areba akavuga ati n'igisebe cyane byatewe n'iki cyavurwa n'iki nta muganga wivura byanga byakunda ashaka umuganga umuvura niyo mpamvu bose baba babaye sinzi niba ari ikintu wavuga ku kintu cy'ukuntu umuntu yavugana n'Imana kuko impamvu mba ngwaje nka kino kibazo mba ngira ngo mbarize nk'abantu badukurikiye bari muri situation bumva bashaka kuvugana n'Imana aka kanya nta kindi kintu cyabafasha usibye kuvugana n'Imana yego ni ukuvuga ngo nababwenga abantu bave mu bantu baje ku muntu ni ukuvuga ngo iyo ufite abantu bantu wiringiye mu bushobozi ukaba ubura byanga byakunda ucika intege rero cyagiye ucitse intege ukumva birakugoye nta kindi kintu gishobora kuguhesha umutekano nta n'ikindi kintu gishobora kuguhesha amahoro usibye kuja imbere y'Imana muri byo yaravuze ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we ubwo mvugira nta mwanzi wagira gute wamunyirukanaho nta handi hantu ubuhungiro buri ni uguca bugufi mu mutima ukasenga ukerana n'Imana ukavuga uti muze mwenyine twene nka wa muririmbyi ubundi ukegera Imana ukaganira n'iki niyo nta muhanuzi waguhanurira byanga byakunda wese n'ubwo tubirimo n'ibiko tubirimo nabaye mu bihe bingoye ndetse kugeza naho numva nanjye niyanze ukumva mbese aho ubuzima bwawe buri ukumva intambara ibigeragezo urimo ukabona no kumana utasubira no mu rusengero ukabona gusenga utabireka David nabiciyemo cyane wiyanze kugeza ku ruhe rwego ntago byakomeye cyane ku rwego kurwo numva wenda navuga nk'aba bandi bavuga ngo bariyanze ku byo baje kwiyahura ntago nje nabaye ku rugo rwego ahubwo ngewe naragiye mbonye binkomereye ndavuga ngo ndagiye cyo gihe nafashe n'urugendo ndavuga ngo ndagiye kandi sinzagaruka ngiye gushakisha ahantu njya byibuze mpabe ku buryo nzahaba mpaka ibyo kuvuga ngo ndagaruka inahangaha bivemo nasaga n'utorotse naragenda byibutse nageze mu Uganda ku mupaka ndambuka ndasinyisha nk'ibisanzwe ndagenda ngereze mu basi ndicara nayo ngatisha icyo gihe bari gukatira imitwaro 5 nanga se 20,20 y'amafaranga njye Kampala ariko mu by'ukuri nari ngiye nk'uwiyahuye nageze Gisoro ndakatisha ibasi ndicara mu gihe nicaye mu basi muri umusazaraje aba bantu nyine bafite ikibazo cyo mu mutwe araza yari yafashemo no mu mabere yarashizemo ibintu byinshi afite ikifurumba araza mpagarara imbere aragira ngo pu anshira mu maso arambwira ngo uhimye ndi abari mu basi bose barakibuka muri bisi barakangarana baranyitegereza noneho ndangije nabasuye umuntu
bite bya sinabyitaho kubw'nyine ukumana niyanze bikomeye arongera agaruka inshuro kangahe ya kabiri arongera ati uhimye nde abari mu basi bahita bambaza ngo ufite icyo kibazo bwa nta kibazo mfite muraziranye se ntuyu ni inshuti yanje wahese ko ntari nanamuzi bari hangana narwaye ibicurane noneho aragaruka inshuro ya gatatu akora muno mu mabere azamura amandazi harafitemo ibirindazi harabizamura guca arabintera ngo cofa tkurye akora muri rwa rufuka yarafite akuramo akaji karimo kakanovida nakarava ngo cofa tkunywe ngo genda ngo maze ngo turebe ico uzakorayo abantu barambaza ngo uyu muntu kucye kwibasiriye bingana guca ubundi bite byawe ubundi amakuru yawe ndabwira ni ukuri kw'Imana ngiye nta kibazo ngize gute mfite kandi ubwo nari ngize gute nari ngifite nari ndorotse ngiye noneho arangije arasohoka agaruka inshuro kangahe ya kane arangije arambaza ngo buriya bukwe wishe inyungu ufitemo ni iyi muri wishe ubukwe ari ubukwe twe turataha muri groupe yacu ariko ayo baratahisha ubukwe ubwo nari nyagendanye ubwo kumva groupe gusenga bihagaritse aragiye ahita mbaza guco ndananga kumusubiza arangije arambwira ngo ngo sho sawa ngo genda ngo ubwo uzingura muhiminye wari utorotse iki n'amatari ibanga oya ni ibanga ryanjye yego ndangije mbo naragiye ngeze abantu bari kumwe mu basi barambwira bati sohoka ndababwira ntabwo nsohokanye ndagenda amafaranga banyakatiye yanjye barambaza ngo tubwire ikibazo ufite ndahubwo abantu amarira azenze hehe azenze mu maso ndangije bahita bafata yasene barazinsubiza barananteranyiriza n'abandi shiringi barazimpa ndangije kubw'ikibazo nari mfite nahise nsohoka mu modoka pagarara gisoro guca ndazungerera umutkurane njya ku basi bari bayinkuyemo banterereza polisi bati umuntu yagira basi yagira gute cyongera kwinjira polisi barabaza afite icyo kibazo mbona ntibanyitayo mpita maca mu myanya y'intoki nzamukana bita ku musozi wo kumusaraba ndavuga ngo ndagiye ngeze ku musaraba narapfukamye ndavuga ngo rero wa mana we niburi imana uyu musozi go nzawuvamo ucyo mu kibazo ngeze gute nari mfite kabiri kandi ningo nangwa sima kimwe kugira ngo ejo ubwo bukwe bwari buraba sibyo twari turabutari ku wa kane ubwo ngo musi twari ku wa kabiri ku mugoroba niyanga se niburi imana kaburuko kubwo bukwe koko ushaka kugira ngo nzabutahe nzave muri uyu musozi mu gitondo kare kare hari umuntu azana teremusi y'icyayi cy'amata n'amandazi kandi y'amakorano niba bizana ndamanuka nasanze abakongomani batatu bari gusenga mbaka igitenge nzamuka igiti ndazirika mu nshami nicaramo nizirika muno mba mu giti nicara ku cagikapu canje nahise mfumbata cagiti ndasinzira mu gitondo kare kare hazamuka umudamu w'umuyisilamukazi haraza arambwira ngo manuka urya waje coce ngo numara kurya ugire gute utahe umudamu w'umuyisilamukazi utaza havuye ntago muzi twanarangiriye aho ngaho sinanamukurikiranye byarangiriye aho ngaho uwo musazi we twahuriye mu basi nyine nawe byarangiriye aho ntago wigeze umubona byarangiriye aho ngaho mbo nahise mpaguruka guca numva ubwo bugize gute buranyishe numva noneho sasa umutima wanje ariko uraruhutse amaze kuruhuka ndamanuka fata teremusi kuko gifunguye nsangana icyayi cy'iki cy'amata ndebye amandazi nsangana amakorano ndangije umusozi narawumanutse ndangije kumanuka ndongera subiza igikapu ku mugongo ngira gute ndagaruka nageze n'ahantu nkanje byo ngomba gutunganya ku wa gatatu nimugoroba iteraniro ryari ririho nijoro rirabaho rimaze kubaho turasenga ku manywa turaterana dutaha ubukwe ariko mu by'ukuri kose nja kugenda naringiye ntazi yongeze gute ntazi yongiye kuko nageze mu bihe bigoye cyane hanyuma umusazi watekeje ko yaba yoherejwe n'iki oya ni imana bura hari abantu benshi bajya bavuga ngo mbese uriya imana yamukoresha none se yamenye gute ko dufite ubwo bukwe none se yamenye gute ko naringiye uwo musazi ndabimenya ati ni imana rimwohereje kandi yatabawe mba naragiye imana aramukoresheje ndagaruka yego mama ngo bajije gutya mba ngira ngo mbwiye nk'umuntu udukurikiye agira n'isomo asigarana muri ibyo bibazo akaba yakumva yatoroka bitewe n'ibibazo afite akumva yatoroka akasiga ibibazo by'inyuma ubu nkunze kubwira abantu ngo aho wakwirukira hose umuruho wawe usangayo
nta hataba umuruho David tuzajya n'umuntu kubesha bakubwire ngo mbayeho neza nta n'umuntu bayeho neza abantu bose ubona bambaye banigirije amakositimu bana amakaruvati nabariya bose ubona mu mabiro bariya bose wumva natwe turahanga turi kuvuga tube twambara agapfukamunwa kitwa menya ibyawe agapfukamunwa muri covid twambaraga kandi twe ngo menya iki menya ibyawe kandi n'ubundi bazanye ukabandika ngo ndiho bagize gute undiho bakuriho urkumva ibyo rero tubese nk'ababaye ibibazo twese turabifite nabariya ubona bari muri presidence yego baba banigirije amakositimu n'amakaruvati harimo abagore babo babaga baraye barakubita nangwa abagabo babo baraye barakubita nangwa si ibibazo byabishe yego ariko mu by'ukuri kose situation yose urimo ja ku Mana niho hari ubuhungiro naho n'ubibesha gakeye biragucanze burundu kandi yes reka mbwira abantu badukurikiye mukomeze mukore subscribe tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana ariko ntago abara akanya kanini abara akanya k'iminota 5 hagati y'5 n'10 kandi Jean Claude ni umusirikare ni umusirimu niba araza kudusomera umurongo akawusobanura cyangwa se nadusomera gusa ntasobanure afite ko ari bugenza hagati y'iminota 5 cyangwa 10 ariko ikiza n'ikihari nuko tugomba gukoramo message ikomeye abari impamba y'urugendo cyangwa se impamba y'umunsi cyangwa se impamba y'umuntu dukurikiye kugira ngo afashwe n'ibiganiro twagiye tuvuga ahabanza mwumvisemo ko abantu muri iyi minsi bakamutse ibyo ni isomo rya mbere twagombye kumenya ahubwo tukareba uburyo twikosora icya kabiri abantu tureke kutwira ibitangaza bya Satani ngo tubitwerere Imana cyangwa se ngo tufate ibitangaza by'Imana tubitwere Satani oya ahubwo Imana irashoboye icya gatatu tugenda urugendo ukuntu yatorotse Imana ikamugarura ku bushake bwayo nzaza mbaho ubuhamya mbabwira uko byagenze byose ndabasezera ndaje ntegura episode z'ubuhamya bwose nzabubaha kandi pe muti ni umuntu uvuga ijambo akarihagararaho azaduha tugeze mu ijambo ry'Imana ndaza kukubwira ikindi turubuze gukurikiraho cy'abantu bakunda hari akanya abantu bakunda cyane yego nta kibazo reka dusome ijambo ry'Imana aho uherereye hose uri mu Rwanda uri mu bihugu byose bidukikije Tanzania Uburundi muri Kenya abagande banywanyi banje bari muri Tanzania ahantu hose muherereye mu mujyi wa Kigali majyaruguru amajyepfo ndetse n'uburengerazuba n'iburasirazuba mwese Imana yo mwijuru ibahereze umugisha mfite abantu bankunda cyane bari Rwamagana ndabasuhuje namwe Imana ibaha umugisha bari Musanze mwese aho muherereye mwese Imana ibaha umugisha reka dusomere ijambo nkuko babidusabye nangase nkuko bigambiriwe uyu munsi wa none Imana ashize ku mutima wanjye umubwiriza ibice bitatu ni ijambo ndi gukunda nangase ndi kubwira abantu muri no misi ibice bitatu murongo wa mbere turawusoma haravuze ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacu haravuze ngo ikintu cyose kigenewe igihe cyacu wamfasha gusomera wahageze hanze ihehe umubwiriza ibice bitatu turasoma umurongo wa mbere urahagarikira ku 8 yego nayize ngo niyatakire nta kibazo wakwataka ko haravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura igihe cyo gupfa n'igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri ngeze kuri 2 soma 3 haranditse ngo fata mikoro igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka kuboroga n'igihe cyo igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina burahagaraye gatoya Imana tugire neza turagendana reka mbabwire ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacu bivuze ngo igihe cyose waba uhagazemo igihe cyose waba urimo nico Imana yagize gute yakugeneye umubabaro ufite urimo kuko Imana yagennye igihe cyacu agahinda ufite ni uko nyine Imana yagennye ko uzayu munsi uzaba ufite iki agahinda ariko nubwo ufite agahinda nubwo ubabaye bwose menya ko kibazo na gisubizo baturanye kuko kibazo na gisubizo baraturanye niba ufite ikibazo menya ko kibazo azasohoka akinjira gisubizo niba uri no mu bisubizo menya ko gisubizo azasohoka akinjira kibazo rero igihe nubimenya uzamenya ko buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu soma 3 ongera usome 3 niyo dusubire kuri 3 subira kuri 3 igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza niba Imana yaragennye ngo iki gihe ni cyo gupfa ni cyo gupfa ariko David reba ibintu tutajya duhagarika mu buzima bwacu ntidushobora guhagarika urupfu ntibishoboka
buri ibintu byose turabihagarika kurwana bikanemera azagira umuntu uzamura urutoki avuga ati je nahagaritse urupfu bigira gute biremera ntibishoboka buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyaco soma dukomeze ku murongo wa 3 yego igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka itonde utuze nubwo byakomera kajana ibyasenyutse hari n'igihe kizagera Imana nyirigira gute ibyubaka niba uri mu gihe cyo gusenyuka k'umutima rero tuzi Imana izongera kubakira umutima ibindi by'urimo bituze ibindi by'urimo utuze shareka babwira sha itawe yavuze ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurubwa maze igihe mbivuga yuko ikura w'igisuzuguriro maze igihe mbabwira yuko Imana iruhura barushe bakaruhuka bakaba muma nubwo urusha nubwo uhangayitse hari igihe ibyasenyutse bizongera bikubakwa soma ku murongo wa 4 igihe cyo kurira n'igihe cyo gusa hari igihe cyo kurira shiraho akantu hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka ariko muri ibyo aravuze ngo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo agahinda ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe mu buzima bwawe ibiri simbisi ariko menya ngo igihe urimo niba ari camarira uyarira igihe kizagera ugire gute useke komeza ku murongo wa 4 nanditse ngo igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina igihe cyo kuboroga umva agashaka sigaye karabaho niba ni waba kabaga simbizi uzi ko abantu uturana n'umuntu umwe akabyara undi agapfisha bamwe bagatara impundu abandi bari kurira nuko bariye mpamvu wijenjeka Imana yageneye buri kintu cyose igihe cyacu kuba ngo uva wapfa ntaco bibwiye Imana no kuba ukenyera nta nico biyibwiye ikingenzi nuko wayikiranukira ukennye sibyo ukanayikiranukirize gute buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu ku murongo wa 5 yego igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda igihe cyo kujugunya amabuye umva rero David ariko komeza igihe cyo guhoberana n'igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana cyo twagiciyemo nta nubwo ndirimbo ndabivuga ejo bundi nta myaka ishize ejo bundi baratubwiye ngo guhoberana ntibyemewe abantu baragenda guhoberana tubicikaho yego umugore wawe bakamubwira ati bigenze guca ugahunga igihe cyo guhoberana niyo kitari cyo kugira gute igihe urimo titurizemo komeza ku murongo wa 6 igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza hari igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza niba utarashaka tuza abashatse bari kurira abatarashatse bari kurira ababyaye bari kurira n'abatarabyaye bari kurira abakire bari kurira n'abakene bari kurira rero turiza Imana yonyine nizasubiza ibyawe igihe ugicayemo igihe urimo giturizemo David igihe ni ciza bantu usome nkubwira kandi gakurikiye igihe cyo kwimana igihe cyo wirira wivuga ngo ngo banyibye ngo reba ngo nunaka ngo ukeneye iki igihe wari urimo baraguhaye none uri mu gihe cyo kupfa no kurindagira turiza rero aho ngaho umenye ko hari igihe cyo baguhaye none uri mu gihe cyo kukwima niba rero uri mu gihe cyo kukwima ntacyo wakora kuko ni mu gihe wagezemo none igihe urimo urakigenza ute komeza 7 igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda igihe urimo rero niba bari kugutanyaguza kaba hariya bari gukurura bagashikuza ayi data we yisindima ingora n'umubiri nambaye ngiye kubisigaha nigire mu ijuru n'ubundi nzi neza yuko inaha atari iwacu ni mu ijuru aho dusiganirwa ayiwe mana tuzagera iyo ryari ko mbona n'umuhanda ukomeje kuramba Haleluya hari igihe cyo kuguha hakaba n'igihe cyo kukwima hari igihe cyo kurunda amabuye hari n'igihe cyo kuyagutera hari igihe cyo kukubumbabumba abantu bakubwira ngo komera ntacyo wabura udufite hari n'igihe cyo kubwira ngo bapfa gatsindwe abantu bakavuza induru abo wahereje abo wagaburiye bakazivuza abo wambitse sha abahazi bagakoresha za mbaraga wabagaburiye bakaguhiga igihe Fanshoti mugenzi kuja mu mugisha ubanza kunyura neza mu irembo ry'umuruho iyo utambutse neza mu kigeragezo niho ubasha kwinjira mu irembo ry'umugisha kandi
Bibiliya iravuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Uyu mubiri wo utazi umwanzi urawusiga, umubiri ukawambika, umubiri ukawugaburira, ukagura amavuta meza. Mperutse kuja muri sari Kigali, David barangije kunyogosha ngo ninishura 7,000. Ndavuga ntekereza ukuntu yogosheshaga kuri 300 iwacu, ntekereza na 7 numva nanzi yogoshesha inshuro 10 n'izindi 20. Urumva igihe uko wabigenza kose igihe kiragutegeka, kuko Bibiliya yavuze ngo buri kintu cyose Imana kiyana gihe cacu. Isi ni insazi. Yego dukomeze. Yego igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Urakoze. Igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Wamba baruka baritse David. Hari igihe cyo kuvuga hakaba n'igihe cyo guceceka. Yano uzabona ncecetse ntuzajya ngo nize ubugome. Ndi mu gihe. Uri mu gihe cyo guceceka. Abantu benshi barambwiraga mutuyi kutakivuga byakugenda. Ndi mu gihe cyo guceceka. Cyo guceceka. Kandi n'igihe cyo kuvuga n'ikigera. Ayi David we ko nzavugara. Ko nzavuga. Hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kukwanga. Abantu bari igihe bageraga bakubwira ati irafi turagukunda. David nigeze kubaho mu gihe umuntu wese natambaga akora ku ipantaro yanje. Reka ngusetse. Nageze mu kindi gihe babandi bakoraga ku ipantaro zanje. Abari bagenda bari kumbunza. Abari bagenda bari kumvuga. Ariko reka mbahitangazo. Babwira ngo nimuvuge vuba musoze kuko igihe kigiye guhinduka. Igihe kigiye guhinduka. Kandi umvuga usiga umenya ko nawe bazakuvuga. Ndabiyamye. Amen. Ariko David hari igihe tugeramo urumva ukaba mama ni cyo gihe cyo guceceka. Iyo uvuze rero vuga. Kuko umugisha wawe nta wawutangira. Cyo koza bazawukereza. Yego soma ijambo rya nyuma. Ryanyuma dukurikiza ni ku murongo wa 8 navuze ngo igihe cy'intambara. Igihe cy'intambara. Urwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Fata ubugingo guhaye ngo buguheshe ibyishimo we. Hari igihe cy'intambara. Kandi izi ntambara iyo uzigiyemo zigasunikwa na wa wundi wavuze ngo ari ibi byo bagari ibibazo shabisunitswe na mwene so. Dore iri mu kigeragezo reka nkubwire abantu baraguhunga bose kandi ntaco mupfa. Inshuti yawe magara ni nayo mwanzi wawe gica kuko iyo wageragejwe niyigutarangana mbere. Iri mu kigeragezo reka nkubwire abantu baraguhunga bose kandi ntaco mupfa. Inshuti yawe magara ni nayo mwanzi wawe gica kuko iyo wageragejwe niyigutaramana mbere. Iyo utari waje mu kigeragezo nta wamenya inshuti. David inshuti zanje rero Imana arazingeretse muri kwa mbere no kwa kabiri. Ntabwo Imana ishobora kukubwira ngo iragegege oya, ahubwo inshuti uzazibona uri mu kigeragezo naho ibyiza ntibiburaga inshuti. Mubwiriza 3 Ibicezi mu murongo wa mbere ibice 3 murongo wa mbere kugeza ku 8. Igihe cyose Imana kigeneye igihe cyacu David tiza iminota 5 kubwira ku gihe. Ndayiguhaye. Igihe kirazaga wari boss wambaye suit wambaye ikoti igihe kikagutegeka ukongera ugasubira kwambara boda boda. Igihe kirazaga wambaraga ishati ya 50 igihe kikagutegeka ukaja kwambara ishati ya 300. Ico ni iki David sha? Ico ni iki? Reba ukuntu igihe ari ciza ariko David. Reba igihe kikubwira ngo ugeze igihe cyo kurya ifiriti n'inyama. Waje kwa muganga igihe kikagutegeka bakakubwira ngo ntiwemera kurya ifiriti n'inyama. Imboga zitagira umunyu. Ico ni iki? Ni iki? Reba igihe ugera amasha bakakubwira ngo watambuka turagukunda. Wagera ara turagukunda. Ukongera ukagera mu kindi gihe bakakubwira ngo hano wihicara hari abandi bahateguriwe. Ico ni iki? Bibiliya yaravuze ngo buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu. Umva igihe ukuntu ari cyiza ariko David igihe kikurazaga muri etage kikakumanura mu gakodesha bakakwirukana bakabwira ngo ikore imifariso zawe ugende. Igihe kiguhuza n'inshuti zikomeye. Igihe kikazajya gusigara nta n'inshuti iri mugize gute ufite. David igihe kigukuraga mu nzu y'ababata 3. Igihe kigakura mu ikode ukabona iyawe. Na etage. Ayiwe igihe. Reba igihe mwa. Reba igihe ntawe utinya kukubwira kurimbwa kandi uri umugabo. Ntawe ugutinya kuko nawe ubwawe nubawitinya. Ugenda wubabye kandi wari umugabo. Ukananirwa urugamba kandi ugaca mu idirisha kandi hari umuryango. Canga ugahera mu nzu kubera ikigeragezo. Ukabura musazi kandi warambaye wagisi. Ukabura igikoma kandi waranyaga isukari. Ukagenza ikirenge kandi warambaye inkweto. Buri muntu ageragezwa ukwe ntawabiro.
igihe cyose Imana kigeneye igihe cyacu. Hari igihe cy'intambara, hari igihe cy'ibyishimo, igihe urimo cihanganire hezone etopedesta, ihanganire igicuku, utegereze igitondo, yabika itabikaje zirabe evo buzaca. Kubera iki? Igihe kiraza kikagutegeka, kikakubwira ngo ntuzagera kwiyogoshesha muri sale ya 300 ijambo ya 7. Nagezemo baranyagosha mbona nta nibyo bankoreye bisumba ibyo wawundi ya 300 agiraga gute ankorera, ariko kubera ko igihe cyanyemeje kuja muri yo sale ndayishura. Habyumvishe? Igihe kirakubwira ngo ntuzongera kurya ibiryo bidakaranze, kwajura ibiryo bikaranze. Igihe kigukura ku biharaharo n'ibishogoshogo, warangiza ugashiraho umufareso mu gitanda ca ukaryama. Reba igihe ukuntu ari ciza rero. Igihe zamuka rero, nubona uzamutse ntuzakandagira usize hasi, kuko hari igihe uzamanuka nawe ari kugira gute, ariko uzamuka. Igihe rero igihe cyose Imana kigeneye kirata, igihe cyacu mutuze tugeze ubushake bw'iki bw'Imana. Ngoma hashaka, reba Ngoma ya 2, sibyo? Ibice 15, Ngoma 2 ibice 15, soma na 18 twumve. Reka mbashake neza manzi mbagere. Ngoma ya 2 ndacyashaka ibice 15. Igihe mwa umurongo wa 18 havuze ngo iki? Reka ndacyahagera. Uri gutinda. Ndi gutinda. Yumfashe tuba twahageze kare. Uri gutinda. Yumfashe twashaka tuba twageze mu gufasha gusoma. Ngoma. Urahagera mbere yanje n'ubundi kuko atangiye kwashaka mbere. Ngoma ibice 2. Wahageze? Waga ndi gukoresha ngo ntango mirimo. Ngoma? Ya 2. Ngoma ya 2. Ibice 15. 15. Umurongo wa 10. Umurongo wa 10. Umurongo wa 10 gusa. Uretse? Soma. Umurongo wa 10 gusa. Umurongo wa 18. Wa 18. Yego. Kangugereho. Yego. 18. Soma. Akira ibintu se reka. Soma neza. Acyura ibintu se yejeje ku nzu y'Imana. N'ibyo yejeje ubwe by'ifeza n'izahabu n'ibintu n'ibindi bintu. Soma 19. 19. Kandi nta ntambara zongeye kubaho. Kandi nta ntambara zongeye kubaho. Geze mu mwaka wa 35. Yego. Akiri ku ngoma. Nshatse kuvuga iki? Buri gihe cyose Imana yatanyanira igihe cyacu. Ugeze rero ndakubwira umunyentambara. Mubwire ngo intambara ufite n'intambara uri kurwana. Tuza, Imana iravuze ngo cura ibintu byose. Ucura ibintu byose. Siko 18 atubwiye. Numwe usubiremo. Subiramo 18. Aranditse 18. Yego. Acura ibintu byose. Acura ibintu byose. Yejeje ku nzu y'Imana. Ibintu byose sari yarejeje ku nzu y'Imana bicure. Ubiterure ngo arabifatira bijana. Kandi guhera ubwo akimara kubicura, akimara kuva mu ntambara. 38 zari zirangiye. Umva David, iyo uri 38 ntaba gusuraga. Itonde gakeye David manzu nyumve. Iyo uri 38 nta muntu wagusura. Iyo uri 38 ntaho wahamagara ngo ufite ikibazo. Ariko umva 38 irangiye barakugemuriraga. N'abana abanzi babaga bakunze ngo tubujya twaragusengeye. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Imana yo yakubona ikabona uruti bishongore, ikabona uruti bikwerere. Ukireba mu mitima. Iyo Imana igutabaye abantu babonaga ko ari ho wari mwiza. Iyo uri mu kigeragezo nta muntu ubonaga ko uri mwiza. Abantu bose babona uri mubi. Ariko buri kintu cyose Imana kigeneye igihe. Umva ibihe ndimo nta wabireba, kuko uyibirebye ugasanga umuntu ari mu kigeragezo ukamubyinira ashayiwe. Hari indirimbo rero ntago ngiye gusenya umuhanzi wayiririmbye, ariko ngiye kubaza ikibazo. Ramuhanzi ndamukundaga ntasha no kumusura igisenge. Hari umugore aririmbye ngo umurira abafilisitiya bagucaniye birahindutse nibo bawugiyemo, naho we haba wawucaniye birahindutse nawe uzawujamo we. Abantu rero bukumva barayicuranze, abantu bakajaho, umuziki bakigezwaho, abantu bakawubyina ngo umurira abafilisitiya bacanye, igihe kirageze ngo wawusimye, we haba wawucaniye bizagenda gute? Nawe uzawujya. Weho uzagira gute? Tekereza nawe ari. Hari
ariko Bibiliya iravuze ngo cura ibintu byose. Yego, kandi guhera uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo wari uri mu bihe Imana igushize mu gihe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo guhera uyu munsi nta ntambara 19 nta ntambara zizongera kugira gute kubaho. Kandi nta ntambara zongeye kubaho. Kandi guhera uyu munsi wa 35 yego akiri ku ngoma ukiriho nta ntambara zongera kugira gute kubaho. Amen. Kuko Imana iravuze ngo cura byose. Muri make fata ibiri mu mitima byose ubisibe. Byari intambara bikuremo, byari ibibazo bikuremo, kuko Imana Jezi abede star bijezi vekado star Imana ikuyeho ibyo byose warebaga imbere yawe. Ahubwo igihe urimo nico giturize, ariko menya ko ikibazo n'igisubizo bageze gute baturanye. Menya ngo niba rero muri mu nzu yawe ari kibazo wasasiye, sasura uburiri bwa kibazo usasira gisubizo, kuko gisubizo namara gusasa karyama. Hayi data we uzafuruza ibagiro ko bwakeye. Uri kumwe nanje, uri kumva ukeneye gucesha umutima wawe, uri kumwe nanje, uri kumva ukeneye ngo Imana igukure muri bya bihe, uri kumwe nanje, uri kwemeranya nanje ko intambara zishize. Ndazi neza ko nanje ndi mu bihe, igihe kirantegetse, igihe kinkoresheje bitari sawa, igihe kimvanye mu mwanya, ariko uyu munsi nongeye guhamagara Imana ngo yongere bane nanje inkore imirimo n'ibitangaza. Mwakira ijambo ry'Imana, Imana ibaha umugisha. Bana nanje muri umwanya w'isengesho, bana nanje muri umwanya w'isengesho. Yewe ubabaye mu mutima abana nanje, yewe uhangayitse mu mutima abana nanje. Bibiliya iravuze ngo buri kintu cyose Imana yakigena igihe cyacu. Hari igihe cy'amarira, ihangane. Hari igihe cy'ibyishimo, yewe uri mu byishimo, menya ngo ihangane, kuko ibyishimo nibo bizashira, haza umubabaro. Nawe uri mu mubabaro rero, umubabaro uzashira. Nigumara gushira wongere uze usubire mu byishimo. Bana nanje dusenge. Reba ibyo guhangayikishije. Hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya. Yewe uri gusenya, yewe uri kubaka tuza. Intambara zirahari nibyo, ariko umuririmbyi yaravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Reka dusenge Imana, fatanya nanje dusenge. Wongere ubwira Imana uti Imana ndashaka kugira ngo ure mu ntambara mfite, ndi mu bihe bikomeye. Imana bigukuremo, Imana igukureho kibazo, iguhereza igisubizo nk'inshuti yawe magara, kuko iyi minsi turimo ni iminsi igoye. Imana duhana umugisha, Mana mu izina rya Yesu. Ushoboye byose, uri umurengezi. Imbaraga zawe zijya ziturinda, ubushobozi bwawe bujya bubana natwe. Biravuze ngo buri gihe cyose Imana cyane igihe cyacu, igihe cy'umubabaro n'igihe cy'umunezero, igihe cyo gufasha n'igihe cyo kubyara. Mana we, hari igihe tubamo tukumva turananiwe, ariko tukwizeye nk'umutabazi, kuko uravuze ngo duhambire byose dusohoke tugende, intambara ntazongera kubaho. Ndagushimiye rero ko hari intambara uhagaritse, ndagushimiye ko hari ibyo ukoze, hari abo bake, hari abo data utangira uhaye urubyaro, hari abo ubushobozi n'imbaraga byinshi byo gukora imirimo yabo. Ndakwinginze iki gihugu cyacu komeza kubana nacu, kandi komeza kuturinda mu izina rya Yesu, amen.